Red Blue JD. Kuva mu mateka ya kera icyiza kiva ku Mana, naho ikibi kikava ku wigometse ku Mana. Ni naho dusanga ubu Kristo ko bushingiye kuri Yezu Kristo wavukiye i Nazareti, we rumuri rw'isi, urukundo rw'Imana, umutabazi w'ikiremwamuntu, ndetse waje no kubahuza nayo. Byanditswe ko yavutse, arakura, akora umurimo we, agambanirwa n'umwigishwa we, arabambwa, aricwa, arahambwa, nyuma y'iminsi 3 arazuka. Yamaze iminsi 40 abonekera abigishwa be, nyuma azamuka ajya mu ijuru. Imirimo ye yayisigiye intumwa zigera kuri 12 yari yaritoreye. Uwo mugambaniwe Yuda yariyahuye. Kugira ubashe kubyumva neza, kurikirana video amateka akomeye utigeze wumva igice cya mbere. Ushobora kubujya wibaza cyangwa ubona abanyamadini batumvikana, hakabaho gushingwa kw'amadini mashya, ukagira ibi n'ibishya, cyangwa ukaba wagaya abayashinga. Reka siko byagakwiye. Ibi byariho na nyuma y'imyaka mike yazasubiye mu ijuru. Reka tubirebe neza. Kuva mu mwaka wa 65 mbere ya Yezu kugeza mu mwaka wa 70, ubwami bw'Abaroma bwari bukomeye cyane muri icyo gihe. Nyamara umuco wari ukomeye muri icyo gihe yari umuco w'Abagereki. Herode niwe mwami wa mbere wahuje iyobokamana na politiki. Ni nayo mpamvu dusanga ko Abayahudi bareze Yezu mu bategetsi, akaba ari nayo mpamvu intumwa zajyanwaga mu butegetsi gushinjwa. Mu mwaka wa 60 Abakristo ryari itsinda ritandukanye cyane n'Abayahudi. Mu mwaka wa 64 nibwo inkongi y'umuriro yamaze iminsi igera kuri 6 yafashe 3/4 bya Roma. Nuko Nero abyitirira ko byakozwe n'Abakristo. Nyamara abanditsi bemeza ko byaba byarakozwe na Nero agira ngo azubake amazu akomeye, bigaragare ko ari umwami w'igihangange. Nuko Nero atoteza Abakristo bikabije, kuko yari abonye urwitwazo. Mu mwaka wa 70 ingoro y'Imana y'i Yerusalemu nibwo yasenywe na Titusi. Nyamara ikwirakwizwa ry'Ubukristo ntiryahagaritswe n'iyicwa ry'intumwa ndetse n'ibyo bindi bikorwa byakorerwaga Abakristo. Nyuma y'intumwa hari abakomeje Ubukristo, twavugamo nka Barinaba, Clement, Ignatius, Polycarp na Hermas. Hari n'abandi benshi cyane, harimo nka Justin Martyr ndetse n'abandi baharaniye Ubukristo. Ni nayo ntangiriro cyangwa se ishingiro ry'aho Ubukristo buri muri iki gihe. Kubera ko Abakristo batakurikizaga amategeko ya Roma ngo bagendere ku mihango nk'uko byari bisanzwe, bari bameze nk'abigometse ku mategeko. Ikintu Abakristo ba kera baba barakoze cyashoboraga kubabaza Abayahudi. Icyambere kiza mu ntekerezo ni ugukora ibyo bitaga gusangira, ari byo kurya umutsima no kunywa divayi. Ibi bakabisobanura ko ari ukurya umubiri bakarenzaho amaraso. Ku bantu rero bazi umuco w'Abayahudi, kurya ibiryo ukarenzaho amaraso byari ikizira kikaziririzwa. Ibi byababaje Abayahudi, birababaza cyane. Ibi nibyo bituma abami bakomeye aribo nka Marcus Aurelius na Diocletian aribo bami bakoze itoteza cyane, kuko batinyaga ko abo Bakristo
bazahungabanya ubwami bwose. Mbese babikoraga nk'uko ubwami bwarwanya ushaka kubusenya. Itotezwa ry'abakristo rya mbere ryabaye mu gihe cy'umwami w'abami Nero mu mwaka wa 64 ugana mu mwaka wa 68. Aha byari biteye ubwoba cyane. Abantu bahambirwaga mu bitambaro, bagatwikwa, bakabambwa cyangwa bagahabwa inyamaswa z'inkazi. Nero yakoze itoteza rikomeye cyane. Bivugwa ko Paulo, Petero ndetse n'umugore wa Petero baba barishwe muri iki gihe. Umuriro ukomeye wamaze iminsi 10 cyangwa 9 waka. Igihe unazimiye, abantu ntago babashaga kwemera ko iyo nkongi yatewe n'impanuka. Itotezwa rya kabiri ryabaye mu gihe cy'umwami w'abami Domitian ahagana mu mwaka wa 81 kugeza mu mwaka wa 96. Muri iki gihe hari abantu bakoze ibikorwa bikomeye cyane. Aha twagira abo tuvugamo. Twahera kuri Clement. Bivugwa ko yabaye musenyeri wa Roma hagati ya 92 hashyira mu 101. Uyu atandukanye na Clement Paulo avuga mu Banyafilipi 4:3, kandi akaba atandukanye na Clement mubyara w'umwami w'abami Domitian waciwe umutwe ahagana muri 95 hashyira muri 96. Nta washidikanya ko ibaruwa y'Abanyakorinti yanditswe na Clement hagati ya 95 hashyira muri 98. Ignatius wabaye musenyeri wa Antioch yanditse amabaruwa menshi. Ingingo nyamukuru yari ugukomeza ubumwe muri kiliziya. Ubwo bumwe bwagombaga kugerwaho habayeho kwirukana ndetse no gufatira ibihano bikaze abahakanaga ubumana ndetse n'ubumuntu bwa Kristo. Yemeje ko kiliziya itagomba kubatiza, gutura igitambo cy'Ukaristiya ndetse no gushyingira hatabayeho umusenyeri ngo abe ari gukora iyi mihango. Nubwo yashyize abansenyeri mu rwego rwo hejuru kandi akaba uwa mbere mu kuvuga kiliziya gatolika, ntiyigeze avuga iby'umusenyeri uruta abandi. Itotezwa rya gatatu ryabaye mu gihe cy'umwami w'abami Trajan yategetse abakristo gusenga igishushanyo cye ndetse bagatuka Kristo. Ababyangaga bicwaga urupfu rw'agashinyaguro. Ubu nibwo Ignatius wa Antioch yapfuye ahowe Imana. Ntitwabura kuvuga Polycarp yavutse muri 69 ahagana muri 70. Yabaye intumwa kandi ya Yohana. Yaganiriye n'ababonye ndetse bavugana na Yesu imbona nkubone. Nyuma arahinduka, arabatizwa, aza kugirwa musenyeri akiri muto cyane. Nyuma nibwo yasuye Aniseti Roma ngo baganire ku bijyanye no guhimbaza Pasika ndetse no guhamya imigenzo ya kiliziya. Nyamara ngo batandukanye batabyumva kimwe. Bigaragaza ko uko utumvikana ku mihango n'ibindi bintu bikorerwa muri kiliziya ndetse no mu yandi madini zatangiye kera cyane. Itotezwa rya kane ni mu gihe cy'umwami w'abami Marcus Aurelius. Aha itotezwa ryafashe igice kinini kandi rigira ubukana cyane. Nibwo Polycarp yatwiswe apfa ahowe Imana afite imyaka igera kuri 86. Ntitwabura kuvuga abantu bakoze ibintu bikomeye mu bijyanye n'iyobokamana muri iki gihe. Aha twavugamo nka Marcion, umuhungu wa Musenyeri Pontus, yirukanwe muri kiliziya ahagana mu 144
yirukanwe na se ubwe kubera imyitwarire itari myiza no gukwirakwiza imyumvire itandukanye n'iyigishwa na Kiliziya Gatolika. Yagaragaje ukwivuguza kuri muri Bibiliya ubwayo. Yerekana kandi ko Imana umuremyi w'isi y'imibabaro itandukanye cyane n'Imana se wa Yezu. We kandi ntiyumvaga uburyo Imana yabyarwa n'umugore igakura ikabaho nkatwe. Abihakana avuga ko izo ari inkuru z'impimbano. Marcion kimwe na Docetic bemezaga ko yari umuntu usanzwe. Bemezaga ko urupfu rwa Yezu rwatewe n'Imana ivugwa mu isezerano rya kera, ko atari Imana y'urukundo se wa Yezu, ariyo Mana Yezu ubwe yaje kutwereka. Marcion yemezaga ko Pawulo ari we wumvaga neza ibyerekeye Yezu, nuko afata amabaruwa 10 ya Pawulo yongeraho indi baruwa imwe ya Luka, nuko atangiza atyo amatwara ye. Abamukurikiye bitwaga Marcionite, naho amatwara ye akitwa Marcionism kubera akomoka kuri Marcion, umuhungu wa Musenyeri Pontius. Ngaho rero mwe mugira ngo amadini ya mbere ashinzwe vuba aha, siko bimeze. Urumva ko byatangiye kera. Ugendeye mu mateka usanga ko irya mbere ryaba ryarashinzwe n'amatwara ya Marcion. Nitwatambuka muri iki gihe tutavuze ku byerekeye Justin Martyr. Yavukiye muri Somalia, yiga filozofi ya gipagani, nyuma aza guhinduka aba umukristo. Yari umuhanga cyane muri filozofi ya gipagani. Akomeje atyo akomereza muri filozofi ya gikristo, aba umuntu usobanukiwe neza na filozofi ya gikristo. Yarwaniye cyane ubukristo ku ngoma ya Antoninus Pius ndetse no ku ngoma y'umwami w'abami Marcus Aurelius. Yagiye agirana impaka n'abantu benshi, yaba abakristo batumvaga neza iby'ubukristo ndetse n'abapagani, abasobanurira ibyerekeye Yezu we yitaga urumuri rw'isi, umutabazi w'ikiremwamuntu. Yasobanuye kandi cyane ibyerekeye Kiliziya. We yasobanuraga ibyerekeye Kiliziya imwe ku isi nko mu kiganiro yagiranye na Trip. Yabaye umwe mu ba mbere barwanyije byimazeyo inyigisho za Marcion, avuga ko ari inyigisho zidafututse, zikaba gusa inyigisho zo kuyobya abantu. Yemezaga ubumana bwa Yezu ndetse no mu gihe Yezu yari ku isi ko yari afite kamere Mana 100% ndetse akagira na kamere muntu 100%. Aha yafatanyije n'uwo yari yarihinduriye witwaga Titian. Justin Martyr yaje kwicwa ku ngoma ya Marcus Aurelius ahowe Imana. Nyuma y'uko apfuye, Titian yashinze umuryango awita Incratids. Aha ntitwatambuka tutavuze ku muhanga Irenaeus. Uyu yakuze ari umwigishwa wa Polycarp, yabaye umusenyeri w'Iriyo ahagana mu 177. Yarwanyaga abandika kandi bagahakana imyemerere n'inyigisho za Kiliziya. Irenaeus yagize ati, inyigisho z'intumwa zahererekanwe n'abansenyeri mu buryo bwiza kandi burinzwe, ntawe ugize icyo ahindura ku byanditswe. Ntibatumye hari na kimwe cyongerwaho cyangwa ngo kivanwemo. Gusa muri iki gihe ikibazo kuri we cyari
ese Yohani yaba yaranditse 6:6 cyangwa 6:1 mu byahishuwe 13:19? Nyuma y'ibyo Irenayos afite igisubizo. Kuri we 6:6 niwo mubare ugaragara mu nyandiko zose zemewe kandi no mu nyandiko za kera. Akongera ati n'ababanye na Yohani mbona nkubone barabyemeza. Akagira inama ati nta gihano cyoroshye kigenewe uwongera cyangwa akagabanya ku byanditswe. Itotezwa rya 5 ni mu gihe cya Septimius Severus. Aha nahagana mu 193 hashyira muri 211. Dusanga ko muri iki gihe Rewonte, Irenayos, Peripetua ndetse na Felicita aribwo bishwe bahowe Imana kubera ko banambaga kuri Kristo ndetse bakanatera n'abandi akanyabugabo ko kugira ngo bakomere kuri Kristo. Nitwatambuka muri iyi myaka tutavuze ku muntu wakoze ibintu bikomeye muri iki gihe. Tertullian yavukiye Carthage muri Afurika y'Amajyaruguru. Bivugwa ko yari umunyamategeko nyuma aza guhinduka mu Kristo ahagana mu kinyejana cya 2. We yavugaga ko abakristo badakwiye gutotezwa. Yemezaga ko amaraso y'abahowe Imana ari imbuto. We yavugaga ko uko babica ari nako biyongera. Afatwa kandi nk'umuntu washinze teoloji ya Kiliziya Gatolika. Yemeraga ko abepiskopi bagira ububasha kandi agashyigikira cyane uruhererekane ruvuye ku ntumwa. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 3 yari umuntu washyigikiye cyane ubutatu butagatifu, Imana imwe rukumbi. Ntitwabura kuvuga ko yakomeje umurimo wari ukomeye wa Justin Martyr. Mu mwaka wa 200 Tertullian yabaye umumontaniste. Itotezwa rya 6 ryakozwe mu gihe cya Maximin muri 235 kugeza muri 238. Origen yavutse ahagana muri 185. Niwe wabaye umwanditsi wa mbere wakoresheje ijambo isezerano rishya mu nyandiko ze. Yayoboye ishuri rya Alexandria guhera muri 202 kugeza muri 232. We isezerano rishya yarigabuyemo ibyakozwe n'intumwa ndetse n'amavanjiri. Hari ivanjiri zimwe na zimwe yemezaga ko zidakwiye, nk'ivanjiri ya Tomasi, iya Matiyasi, intumwa 12 ndetse n'ivanjiri y'Abanyamisiri. Origen yemeraga ivanjiri enye, amabaruwa 13 yanditswe na Pawulo ndetse n'ibyahishuwe. Hari n'ibindi bitabo nk'umushumba wa Herimasi yavugaga ko cyahumetswe n'Imana. Inyigisho ya Petero cyangwa nticyari icya Petero ubwe nubwo kigaragaramo ibintu by'ingenzi. Hari n'ibindi bitabo byinshi byagaragaraga icyo gihe. Twavugamo ivanjiri ya Petero, iya Filipo, ibaruwa ya Barinaba, ibaruwa Pawulo yandikiye Abirodesiya, Krema wa mbere, Krema wa kabiri, inyigisho ya Petero, ibyahishuwe na Petero, ibyakozwe na Pawulo, ibyakozwe n'intumwa Andereya ndetse n'ibyakozwe na Yohana. Hari n'ivanjiri yanditswe n'Abaheburayi n'ibindi. Ibi bitabo byose byizweho bagasanga bimwe ntibyanditswe n'intumwa, ibindi nta nama yibereyemo, ibindi bivuguruza isezerano rya kera, ibindi nabyo bigaragaramo imihango ndetse n'amategeko ya gipagani. Harimo n'ibindi bidasobanutse. Origen yahagaze kuri Kristo mu gihe cy'itotezwa ryakozwe na Decius. Yarafunzwe,
aratotezwa ku buryo bukomeye, nyuma yararekuwe apfira i Tyre muri 250. Itotezwa rya karindwi ni mu gihe cya Decius muri 249 hashyira muri 251. Ni rimwe mu matotezwa y'abakristo akomeye mu mateka. Bivuga ko hapfuye abantu benshi cyane. Muri iki gihe nibwo Origen twavuze haruguru yishwe, atotejwe ku buryo bukabije cyane. Novatism, twakibaza uburyo Novatism yatangiye ahagana muri ino myaka. Novati, umukuru w'i Roma, yemezaga ubutatu mu Mana imwe. Nyuma y'itotezwa ryakozwe na Decius, yafashe intego ikomeye yo guhuriza hamwe abakristo bari batatanye. Yizeraga ko agomba gutorerwa papa muri 251. Nyamara haje gutorwa Cornelius, nuko ibi biteza icyuho muri kiliziya kugeza nko mu kinyejana cya 6. Nyuma Novati yaje kwirukanwa muri kiliziya kubera guhakana ububasha bwa kiliziya bwo kubabarira ibyaha. Nuko abakurikiye amatwara ye bajyana nawe bitwa Novatist. Mu barwanyije imyitwarire cyane ya Novati harimo Cyprian. Itotezwa rya 8 ni mu gihe cya Valerian, ni mu mwaka wa 253 kugera mu mwaka wa 261. Muri iki gihe bivugwa ko Hippolytus na Cyprian baba barishwe bahowe Imana. Itotezwa rya 9 yari mu gihe cya Aurelian, ni mu mwaka wa 270 kugeza mu mwaka wa 275. Ahagana muri 300 nibwo Eusebius yemeraga ko isezerano rishya harimo amavanjirane, ibyakozwe n'intumwa, amabaruwa 13 yanditswe na Pawulo, ibyahishuwe Yohani wa mbere ndetse na Petero wa mbere. Hano hari inyandiko zimwe zitumvikanyweho. Abaheburayi, Yakobo, Petero wa kabiri, Yohani wa kabiri n'uwa gatatu, Yuda, umushumba wa Herimasi, Barinaba, ivanjiri uko yanditswe n'Abaheburayi n'ibindi. Itotezwa rya nyuma rirushije ayandi ubukana n'ubugome ni mu gihe cya Diocletian ndetse n'umwami w'abami Galerius ahagana mu mwaka wa 303. Hierocles wayoboraga intara ya Bitiniya yatoteje abakristo cyane. Nyuma yandika mu nyandiko agaragaza ko Apollonius wa Tiana yakoze ibitangaza biruta ibya Yezu w'i Nazareti. Tureba mu bihe bikomeye byabaye muri kiliziya. Inama izwi nk'iyahinduye byinshi mu byerekeye ubukristo ni inama yabereye i Nice, itumijwe na Constantine muri 325. Ahagana muri 272 hashyira muri 274 Constantius n'umugore we Helena babyaranye umwana bamwita Flavius Valerius Constantinus, wamenyekanye ku izina rya Constantine. Umwami w'abami Diocletian yahatiye Constantius kwirukana Helena akazana Theodora. Constantine yajyanye na nyina, nuko nyina aza guhinduka aba umukristo. Constantine amaze kugera ku butegetsi yabaye igikomerezwa mu burengerazuba bwose. Yaje kwimura icyicaro cy'ibwami akijyana Byzantium ahita Constantinople, ubu ni Istanbul. Muri 324 yari we mwami wenyine warangwaga no kubabarira, bityo yubaka kiliziya i Betelehemu ndetse n'i Yerusalemu mu rwego rwo kubanisha neza abakristo n'abapagani, ndetse no kubera imyumvire y'uwitwaga Arius yazanaga amacakubiri mu bakristo. Constantine yatumije inama y'i Nice muri 325. Mu mwaka wa 318 Arius wa Alexandria
yanze kwemera ubutatu butagatifu mu Mana imwe. Yifuzaga ko abakristo bakemera Imana imwe rukumbi kandi ko Yezu Kristo ari ikiremwa cya mbere ariko atameze nka se. Ntiyabyumvaga kimwe n'abandi bansenyeri. Iyi nama y'inise yitabiriwe n'abansenyeri barenga 300. Abenshi bakaba Abagereki, harimo n'uwitwa Potamon w'Herakliya mu Misiri wari waravuyemo ijisho kubera itotezwa. Harimo n'abaturukaga muri kiliziya zashinzwe n'intumwa ubwazo nka Alexander wa Alexandria, Eustachius wa Antioch, Marcus w'i Yerusalemu n'abandi. Constantine yapfuye muri 337 nyuma y'urupfu rwa Arius. Niwe washyizeho umunsi wo ku cyumweru nk'ikiruhuko, wari umunsi wo kuramya izuba. Yagize kandi kwa 25 Ukuboza itariki yo kuzuka kwa Yezu, bigahura neza n'ibigaragara muri documentary ya mbere Amateka Akomeye utigeze wumva, igice cya mbere. Hatwereka impamvu itariki ya 25 yaba yaratoranijwe. Igitangaje nuko Constantine wiyitaga umukristo yabatijwe asigaje iminsi mike ngapfe. Igihe yararenze cyane, wakibaza impamvu yabyo. Nubwo mbere hose yiyitaga umukristo, nyamara yaragisenga izuba. Nubwo yaratumije inama y'inise, nyamara ntiyakomeje kumvikana na Kiliziya Gatolika. Yari yaje kwisunga Arius, nyuma nawe barashwana ajya yagaruka muri Gatolika. Red Blue JD